ry'amasengesho. yego Amasengesho igihe tugezemo by'ukuri ubireba ni igihe cy'amasengesho. niyo nje ubwanje Imana mu buzima bwanje bugira nk'ibice bibiri. hari igice cyabaye cy'umurimo y'ivugabutumwa, ariko tumaze kwinjira muri iki gihe cy'intambara Imana impishurira amasengesho. kandi ngeze karibu imyaka 20 ndi muri yo huduma y'amasengesho, kumva ari byo biryoshye kuruta birya byo gukora. kuko bikora waranakoraga ariko ufite n'ingorane, ufite n'ibibazo. mu akazi k'ivugabutumwa murabizi ko kaza kamera, ariko by'ukuri umwanya ni umwanya mwiza uryoshye, ni umwanya w'amasengesho. hari akaririmbo kavuga ngo hata akiwa mtoto mdogo mwenye kujua kuomba Mungu hana la kuogopa kuomba kwa faa sana. gusenga su kugenda uje mu bitaramo, uje gusenga ahantu, ivyo navyo ni ngombwa, ariko gusenga n'ubuzima. ni n'umuco w'abana b'Imana, ni n'ibintu bikwiriye kuba wowe ubwawe ugahinduka amasengesho, ugatinda mu masengesho, ukaba amasengesho. abantu bose twabanye ubu bwa nyuma niho bazabona, ishobora kuvuga ngo byenda bazabona ko ndi umunyamasengesho, kuko benshi bazana ibifuzo ngo nisenge, ariko kera ntibabizaniraga. byerekana kuko gusenga kuza gufasha abantu benshi. hano rero Yesu Paulo yandikiye Abatesalonike avuga ijambo se tumenyereye, riravuga ngo mu gice cya 5 Abatesalonike ba mbere n'umurongo wa 16 aravuga ngo muri iteka, aravuga ngo muri iteka musenga ubudasa, mu bihe byose muhore mushima, kuko ari byo Imana irashakaho muri Kristo. amen. aha muri Luka igice c'18 n'umurongo wa 7 akavuga ijambo ryiza cyane rizarifasha, riravuga ngo ubwo bimeze bityo Imana se yo izarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. mbese yazirangarana, ababwira ukuri yuko azazirengera vuba. yego ndababwira ukuri yuko azazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Haleluya, amen. iri jambo rero rizarifasha cyane ry'amasengesho. yego amasengesho ni ubuzima bw'umuntu w'Imana, ni ubuzima bw'umukristo, ni imibereho yiwe, ni umuco wiwe. by'ukuri bizabintangaza. umuntu umwe simbizi ko uyu mukecuru twigeze kubana, turanasengana, turanajyana no mu ivugabutumwa. ndibuka ko hari ijambo rimwe, hari umuntu umwe nazaga mbivuga hari imbarara nahageze k'imyaka 5. umuntu umwe arambaza ati ariko ntawe imyaka yawe uri umuntu wo kuzurara hariya muri riyavu, kabisa ridakiranuye ritameze neza, ukarara hari ugaca muri uramu. ndamubwira nti ubaye wa kabiri. Satani niyo yaraje kumbwira ko ndabishobora.
none bakabiri atese nonongeranije na satani oya ndakubwira kuko na satani ariko yambwiye satani njya kubwira nawe yambwiye ngo ariko imyaka ufite wuzura hariya n'ukuri gusenga bene data umugabane dukwiye kwisharira tukawugira iwacu ukaba umuco wacu ukaba umuco w'abana b'Imana kandi gusenga tukabigira nk'ikintu cyacu abize ngo dusenge iteka amen iteka bibe ibintu byacu bitubemo amen uruzi barya abantu bari baganira amagambo baje Emausi bari mu masengesho Yesu arababonekera yego kuko bari bagenda ariko bafite icyo kintu cy'amasengesho bakanibaza hejuru ya Yesu Kristo baraba bavuga batako kurya muntu yarateye yarambye kugira ngo abe kuriya byagenze bite Yesu barababaza ngo barahindukira batako wowe niwe mushyitsi muri iki gihugu utaza ya makuru Haleluya haleluya amen cyane Imana ishimwe Yesu azabonekera abantu mu biganiro akaboneka gusenga zo guhora umuntu ugenda byenda ni byiza cyane ufite ubushobozi ukajya mu butayu utagiye mu butayu ukaniherera n'ahandi abantu bakabibona ariko ubigumana no mu mutima ubigumana mu mutima bikaruha n'igihe utagiye ahantu ariko ari n'abantu bakabikubonamo kuko ntawe uzuhisha iri jambo ry'Imana rivuze neza cyane ngo muhore musenga iminsi yose musenge ndetse yongeraho ijambo ryo gushima yego ntabwo muzamubona umuntu udashima ntaba ari umunyamasengesho ariko ndabona utoshima ni umuco w'abana b'Imana gushima kuba umunyamasengesho haleluya amen hari abantu tuba tuganira hano abantu bamwe tuba tuganira hagwene se ko naje ko nzane batungana ko mudafite uburyo bwo kuja ruguru ngo mutabare kandi mukaba mutanakora n'akazi ngo mugire ubushobozi bwo kohereza amafaranga yego kandi nkaba ntaza mbabona mu masengesho muzamukurike ikintu mwebwe mufasha ni ikihe kabwira nti abapfurero baciye umugani baravuga ngo umushyitsi udatanga ngo niyo yabaga ntiyaza agatanga umugabo udasenga muri iki gihe kuri umugabo mukuru ufite imyaka ingana gutyo udasenga muri iki gihe ngo apfukame aje imbere y'Imana ndakeka ko none ukiri ku isambu yawe ukaba wari ugitunze n'icyawe ukaba inzu niho waza gusenga bikaba bikunaniye ubu ngubu bene data amen haleluya 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 n'amasengesho amen tukaba abanyamasengesho abantu bakatumenya ko turi abanyamasengesho kandi nahishwa nakubwira muzamuvuga ntawuzisha ntawuzuhisha umwotsi iyo umunyamwotsi uzuvuga so Yesu iri jambo yavuze ijambo rizarifasha cyane yaciriye abantu umugani ababwira ko umuhano umwe umudugudu umwe aho ababwira ibyerekeye amasengesho yo gutitiriza hari umuntu kandi uwo muntu ntiyubahaga Imana ntiyubaha abantu ariko mu mudugudu hakaba umuntu wari upfuye ucoceye upfuye akaza kumubwira ngo amurebe baravuga ati ntubahe Imana sinubaha abantu ariko uyu muntu aranuje reka mucire urubanza yego avuga ngo ku murongo wa karindwi niwe azamfasha hari amagambo atatu azafasha aravuga ngo ese ntimwumva
gukira ngo yakoze. Yego. Haleluya. Amena. Ngo none ni guteye Imana yo itazafasha intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Asante. Amena. Ku manywa na nijoro. Ni gute izazafasha intore zayo? Yavuze intore. Umunyamasengesho intore burya tugira ngo umunyamasengesho n'umukristo woroshye. Kuya ni umukristo ukomeye uza wibuka bayinuki bagiye mu buryo bw'amasengesho abagiye mu buryo bw'amasengesho. Amen. Amena. Mutoya sinumenye uburyo nuvuga icyo kintu ni kinini kirandita. Tata tuba abanyamasengesho rero ngo se intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Amen. Ni gute tutabara ngo se azazi ijambo ry'akamera ngo se azazirangara natwe. Ni gute Yesu yorangarana ikibazo cy'umuntu wasenga. Ndaza kuvuga inzitizi z'amasengesho ariko reka mpamvu ijambo ry'amasengesho. Ni kurangara. Ese urabona kurangara? Kurangara umuntu waza kuvuga hakaba naho umuntu yo gucaho atese uramubonye toye narindangaye umuntu azarangara bikamucaho avuga ngo se Imana izakurangarana. Oya. Haleluya. Haleluya. Izakurangarana ntibishoboka. Kandi yavuga umupira aravuga ngo nagaruka umwana w'umuntu azusanga kwizera kukiri mu isi nagaruka. Yego. Mbese azusanga kwizera kukiri mu isi azagusangamo kwizera niko kuza nibwo bukirisitu. Kwizera nibwo bukirisitu. Ijambo ni ukuryizera ukaryizera. Ababonaga agusanga na kwizera kukiri mu isi. Iryo jambo yararivuze ryamfasha cyane. Haleluya. Amen. Ukubwira ukwiye kuba umwira w'amasengesho. Amen. Ukwiye kuba umwira w'amasengesho ugatera mu masengesho ukaruka y'amasengesho. Kuko niba inshuti y'amasengesho nta kintu ndanibuka mbaye mfungura amakanisa ahantu i Gasayi. Navugaga igiswahili uhinduraga hindura mu Gasayi wasobanuriraga yari umurozi uharwa sinobona uko nubibabwira uko niwe wabyiba. Noneho amasengesho hata vyote vya majani vitateketea. Amena. Amasengesho gakwita ibintu by'ubusa bigashya. Amena. Atangira mu gitondo asobanurira kugera nimugoroba asobanurira noneho ngo buce mu gitondo watahe asanga ibirozi byose byatise byacumuye. Warimuhaye ngo araza aramugata ariko wowe jya wihangana ngo wishere mu ikanisa utarashije uza gusobanurira usobanurira wa muntu igihe uza ntari watanze kuri ibi bintu. Unatese nicyo cyari ati nta kindi ibya jambo yahoze avuga niryo ryahoze ariza hano. Nimubere Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Noneho icyafashije ubuce gutorwa akusanya bya birozi byiwe byose arabizana wamara gushika tumere yuko sobanura mubanze mureke mvuge ati murenge isashi tagira uko ingana avuga ati murebe ibyo nabangoresha byose ariko ejo ijambo ry'Imana twaganiriye rirabyisha byose byapfuye byose tubigifite imbaraga. Ati none mubabarire arihana turamukorana. Imana ishimwe. N'ubu zase abantu ndababwira abantu nabo ngaba bagende ngo baza bakurire kabandi ngo baza bashambure aho ese yewe muzohara n'ubushoro nagiye ki ubushoro mu maboko ntuzoshita ko amasengesho ari umushoro. Amasengesho
ari ikintu kimba kigakura ikuzimu. Amen. Haleluya. Amen. Isho ni ikintu gikomeye. Amen. Iyo turebye by'ukuri tugatekereza hejuru y'amasengesho, dusanga ni ijambo rinini cyane ry'amasengesho rikomeye dukwiye gutinya imbere y'Imana. Aha muri Luka igice cya 21 n'umurongo wa 30, Luka igice cya 21 n'umurongo wa 36, simbizi niba harimo abanguka yofasha gusoma umurongo wa 36. Umurongo wa 36 n'umurongo wa 36. Reka dusome. Yego soma, murakoze Imana. Nuko rero muje muba maso, musenge iminsi yose, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka. Ibyo byose byenda kubaho aya magorwa, ibi bibazo, ibi bikomeye dufite, aya mapfusha yo gupfusha abantu, kugira ngo mubone kurokoka ibyenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu iminsi yose yirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Erayoni. Abantu bose bakazinduka mu gitondo irekere nuko bwana aho ari mu masengesho. Haleluya. Twirinde ibi byose byendaga kuba byavuzwe ni kera, ariko ubu byarabaye. Uzi ko mperutse kurota, reka mbabwire n'iri jambo. Naratangaye mbona umuntu arambwira ngo ko murataka ngo mufite abapfakazi, ngo dore muzogira abapfakazi 3. Arambwira ngo muzogira umupfakazi azaba ari umwe, agira umukazana we ari umupfakazi, wa mukazana we nawe agira uwundi mupfakazi. Abapfakazi b'ingeri 3, kandi ubu ngubu kera twarazigezemo. Icyo nshaka kuvuga, ibyo byenda kuba rero, ngibi byo dukwiriye gupfukamira tugasenga twese tukaba mu masengesho. Yavuze ngo yirwaga mu rusengero, ngo ariko bwakwira akajya ku musozi wa Erayoni, akajya mu irembo ryo mu ijuru, akajya guhura n'Imana. Niba Yesu Kristo yarigoye atya, niba Yesu Kristo ukomeye yarigoye atya, akigora atya, akaba atya, wowe uwo mutima uzungukura hehe wo gutinda mu nzu bukira bugacya, icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, udapfukama udatinda imbere y'Imana? Uwo mutima uwugira gute? Dusenge. Yesu Kristo waza gusenga. Niba ari we mwarimu wacu wo gusenga, niki kiza gituma tutagira umutima wo gusenga? Yego. Amen. Iyo dusomye muri Luka 12 nyine n'umurongo wa 35, avuga neza cyane, muhore mukenye kandi amakaza yanyu yaka. Muhore mukenye. Bwana. Amen. Nta wundi mukabagira. Umukaba w'umukristo ni amasengesho. Mwumve mwababyeyi, umukaba w'umukristo ni amasengesho. Umweko w'umubyeyi w'umukristo ni amasengesho.
umuntu ubona ndi muri kumwe mu masengesho uzi umushakiya by'ukuri umuntu utumva ko gusenga akunyarukira kwihutira turi kumwe amen amena haleluya haleluya hapa ni dutinde mu mwanya w'amasengesho dutinde muhore mukenye turuzi iriya jambo rivuga ryaba ari abakobwa 10 batanu b'abanyabwenge ndavuga ngo baba abanyabwenge ibifu byasabye abanyabwenge amavuta yego warababwira ngo amavuta dufite ntiyadukwira hari umwarimu watubwiye ngo amavuta ntibagize uburire amavuta bari bafite sika kujya ko kwayitara ugabanyiriza wanyu ugakonga nawe agakonga umugana aravuga ngo amavuta bari bafite ni nk'amabuye y'itoroshe kuko wakura mu ibuye rimwe nawe irindi ryo kwaka ni ukuvuga ko barasifiye sana amen mu bukristo bw'umuntu amenya neza ko akwiye gufata amavuta yiwe umugore agafata yawe ayiwe umwana agafata yiwe ntawe uzajyanwa n'amavuta y'undi umuntu azajyanwa n'ayiwe rero bene da tuzokora imirimo myinshi no muri ko turakora ariko tuba abanafunze amasengesho dutinde mu masengesho kuko ntidutinde mu masengesho niwo mugani n'ubu ndimo kumva abantu bavuga ngo imana ngo yatinze gushyitsa isezerano ryayo imana ubwo bamutekereza igihe ngo niba ari ugusenga numvise ngo hari umwe bamucaguye gusenga ngo aravuga ati ngo niba ari ikindi gihugu ndagisengera ngo ariko niba ari Kongo ngo yego ni umupfu wapfuye abantu isengesho rigira igihe cyaryo niko ijambo ry'imana rivuga ngo nibuka amasezerano yanjye kugeza imyaka nibuka amasezerano yanjye kugeza imyaka 1000 kandi biravuga ngo isezerano ry'imana ryagaragazaga Yosefu isezerano rizarigeragezwa isezerano ryo nicyo gituma kuba mu masengesho ugatinda mu masengesho kugira ngo isezerano rikugaragaze na ririya ry'igihugu dufite duhuriyeho twese nawe ufite ibyawe nanjye ufite ibyanjye isezerano ryakugaragaza isezerano rizarigerageza ariko ukaritinda imbere usome igitabo cyawe uyu mubyeyi asomere ndamukunda mvuna n'ijwi ryiwe kuko rizarimo nk'iry'abagabo ko numva abasenga bikafasha nasome ayo Yobu 23 n'umurongo w'8 ugeze ku 10 Yobu 23 umurongo w'8 kugeza ku 10 dusome Yobu 23 umurongo w'8 ugeze ku 10 dore niringira imbere ariko imbere ariko ntihari nasubira inyuma ko baririmbye akavuga ngo rimwe na rimwe ngo imana isa naho itakiri kumwe n'abantu mubyumva nigire imbere urimo Yobu wari mu bibazo bikomeye ariko nigire imbere ngo ndashaka isezerano ryayo ngo ayibura pe nasubira inyuma kayibura reka ndebe usubira inyuma noneho hahandi agakora kayibura komeza mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi ukuboko kw'ibumoso aho ikorera naho nzagerageza ndebura ba Petero bagaragaje kuroba mu kuboko bari bamenyereye baragaragaza burake mu gitondo
ngo rero baratari ko mwakesheje kwiyati ntacyo mwabonye bati nimuhindure muroze muri uko haleluya amena ngo bahindure baraze muri uko bararuba nawe navuga ngo nasubize mu kuboko kw'ibumoso aho namenyereye kwishakira kabura komeza mana yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ikandikisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona unihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona iyo ni imana twabwiye ariko ku murongo w'icumi imana ariko izi nzira inyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu amena amena haleluya nimurengeze amaboko mushime yesu wabambwe turinze imbuto tuzosarura tuzavamo tumeze nk'izahabu imana y'umuzima cyane yangana isezerano azavamo ameze nk'izahabu amen rero data twihangane by'ukuri izi ngororero zose tubona imana izazitumara izaduha tumere nk'izahabu hari ubwo tuzokayangana abaza basugaye abazaga babona tutambaye babona twambaye abazaga babona turi babona noneho bazoducima urabizi by'ukuri jewe nuko mutazi ntimuzi nyine ariko nka dina unzi waranze ndakuzi cyane ishusho yanjye sindi mwiza reka nivuge gutyo sindi mwiza cyane ariko mu kazi k'ivugabutumwa n'akajana n'abahungu bagenda badandaza nzanye ku mwana umwe w'abasegege twagezanye ahantu buri mwene gito barambaza batariko muzane amakarite zabeza positwayi batariko nawe uri umukongo ikarite yawe ngo labda ngwakuuza umve nawe nanone barandeba amaraso barabamwokereza bwo kugura nawe wa mwana we mama bafatiza ari umwana ufite izuru ryiza mama bafata izuru rye ngo ararigura uyu munsi utahuza tu agatanga ifaranga yendageza ko bararikwega nawe ndagaze izi ngizi ndagaze yeme muranisura umwana murangi havuga batararigura tumwumva bene data ariko hari umunsi uwo mwana azishima n'ubu utamutekereza ndanamuzi hari umunsi uwo mwana azishima avuga ati yo nabaye nk'izahabu hari umunsi bazifuza iryo zuru ryiwe iyo umuntu yatsinze mu masezerano ibyo byari haleluya mwihangane nubwo bimeze gutya nubwo bihura nubwo bikomeye ariko ni ukugira ngo tutavemo tumeze nk'izahabu haleluya reka mvuga ijambo rya nyuma bene data muri Matayo 6:14 hari ijambo riza rifasha rivuga ngo ndababwira inzitizi simvuga nyinshi ndavuga imwe gusa inzitizi y'umutima utababarira yego muri Matayo baravuga ngo ndababwira ngo mubabarirane kuko nanjye bababariye yego mubwira umutima wo kubabarira niza yica abantu benshi kandi habe n'ubu ngubu turi muri izi ntambara nimukubona ko benshi baraneshejwe yego bakaba batagira umutima ubabarira imana niza ifasha umuntu utagira umutima ubabarira iyo umuntu asengana umutima ubabarira wanadusuzana iyi nzitizi ni mu kuyitegerezamo iki gihe ngasanga yatsinze abantu benshi bananiwe n'umutima wo kubabarira yego ariko n'isi yawe dukubita hirya no hino
ariko iyo uri umunyamasengesho uzi no kuba ugira n'umutima wo kubabarira. asante hari umugabo umwe twaraganiriye nawe cyane ariko nkamenya ko yari yaragize ibibazo n'abandi bantu. Ndambwira nyine ubutwari bwiwe n'imbaraga ziwe n'ukuntu ari umuntu ukomeye bene bazaganira ariko ngibanza kumubaza ko se ko wambwiye ko ibyo byose ko wabimbwira ese waza gutengereza na nyanaka bya bibazo mwari mufitanye byazanye na nyanaka mwaza kubitenya ngo uvuze gute ngo Yesu azagaruka ngo tutarahura nabo aho numara uzoje mu ijuru ryanjye uri kurandiratira uzoje mu ijuru rya Yesu niryo kubabarira cyane. Benshi abantu bacu bagira bene iyo migambi iyo niyo nzitizi zituma amasengesho ya benshi atagira haje nuko atagira umubabarira akabana n'umugore mu nzu ariko ntamubabarire ntamubabarire nje ndanibuka n'uri wambajije uretse ko mwahoze museka ninde mwari muri kumwe ntawe n'umugore ngo niwe mwahoze museka umuntu azaseka umugore noneho ndahumwe useka n'umugore abantu benshi ntibagira umutima ubabarira bagira umutima utababarira ikibazo bababarira amasengesho yabo ng'inzitizi zituma abantu babura guhura n'Imana kubera kuko batababarira. Tugira umutima ubabarira Yesu Kristo yagize umutima ubabarira. Mwibuka abantu yagiye ababarira benshi abo yakoreye ku isabato abo yasanze babakije baheba batera amabuye ku byaha byabo bababarira. Ni gute twebwe uzuranirwa no kubabarira kandi kubabarira uguhera mu nzu yawe ukakugeza mu bana bawe ukakugeza mu itorero ukakugeza mu gihugu cyawe ufite umutima ubabarira. Imana y'umujuru kuko mubabarira kugira ngo tubone uburyo Imana izatugarurira igihugu ishingiye ku mutima wo kubabarira. Kandi n'ubundi sinakwirata ariko kandi nzabona ako tukarusha abandi uburyo tukarusha abandi uwo kwitegereza n'ubu nta muntu wova mu minembwe ngo agere buvira ku modoka cyangwa uretse no kuba n'amaguru y'undi birashoboka yogera ataramwica ariko mu minembwe haracyari abapfurero hari n'ababembe bahatuye batapfuye. Uwo ni wo mutima rero Imana izishaka by'ukuri ako kantu tuze tugira umutima ubabarira. Hari abantu benshi bafashije abantu nubwo ari babi nubwo babagiriye nabi babafasha. Rero umutima ubabarira niwo uzatuma amasengesho ateza imbere, niwo uzatuma amasengesho afasha. Imana izatuma. Amen. amen urera wa mana we